warushye warushye kuzisaho nagwerekeza kuri abantu bose imanutse basone kwinegirije siporo no kubereza ako si ugiye muri siporo ubundi ngaraguta urabona ukuntu ngana mwe gukora siporo ko byibura iyo wambara suppress byibura uruza gonde yo kwirukana n'imfite nayo ngwerekeje wambihirije wazinkoreye izo ntari gukora wambihirije cyane ese si wazinkoreye urasuta nabwo ubahinduye amavuta cyangwa aha ejo nduzabona nsa n'icyatsi nasa n'iriyanzo ranzo yankundi sinyirya ngo ibiryo bimanuke reba amagufwa yarahagaze ngiye kuzicwa n'inzara n'agahinda ariko se nukora umuntu aba mu nzu nziza ibiryo bihari buri kimwe cyose ntacyo abuze ariko amahoro akabura yewe bisa nkaho ngiye ibyanjye muri ranzo birimo birarangira ahubwo nyine ubundi kwibaza ahantu ngiye kujya hanshanze kugeza ubu nta rugo nzi ahantu ngiye kujya singiye gusara muri ranzo yuzuyemo abagore nzapfa urundi ariko nkuba abagore bantesheje umutwe bagiye kunsaza ko muri iyi nzu mbana nabo bansaza ntacyo bimariye nizere ko ntarimo kuki gusa ubunyoroheye ubundi umare igihe cyanjye kirageze ntanzongera kugusaza kandi kubona urukundo rwanjye nawe rugeze ku musozo pe uvuze urukundo rwanjye nawe rugeze ku musozo nase nicyo utumva umugore waraje undi araje n'ejo mu gitondo hazaza undi genda keya waragowe nawe nizera gurandambiwe rero ntabwo nkurambe ahubwo yene inama itamahari nose uragira ngo ubona wabasha kunyitaho kero nkubwire iriya nzu ngiye kuyivamo njya handi turajyana rero niwivamo mbabajwe no kuntu ngiye kwiburira umuntu nyitaho ubwo sinsigende basi nshakira undi muntu uzajya unyitaho ngo none se urabona nge nicara ahantu ntekereze ko ke ari kumwe n'undi muntu utari ngewe ibyo urumva nabisiporta ngewe rega nanjye sinjye ese ubikeka kanye wishimiye guhitamo abasaza hawe byose ni ubuzima bunyerekeza kanye ntandi mahitamo mfite ntabwo nshaka kuba njyenyine nta muntu unyitaho nabo gute muri mujyi wa Kigali nkeneye kuba mu nzu ikishyurwa nkeneye kurya nkeneye gusa neza nkeneye amafaranga yo kwita ku muryango wanjye so nta yandi mahitamo mfite nkeneye umuntu ubinkorera rero wendi kubona uri kunca mu myanya y'intoki pe mbese turi kumwe kubera ko wabuze ukugira nagaruko nabuze ukongera turi kumwe kuko wari unshoboye none se urano ukinshoboye bari abagore bawuza wabonye bahaza unsagurire Kaya ndakumva twabanye neza birenze uko bitekereza ko wamaye buri kimwe nashakaga wanyitayeho nanjye wanyitayeho uko wansa gutya nawe mbikesha ariko ntugire ikibazo nta kibazo na kimwe uzagira naho uzajya twaba turi mu cyangwa tutari kumwe urabyumva bansezanya ko nubwo nzava muri ranzo uzakomeza ukanyishyurira inzu nyine ugakomeza kumenya uretse no kwishyurira inzu no kuyigura nayigura sure kandi ikindi ndagusiga ngake ese undi waretse babiguruka byirukana twigumira muri ranzo twenyine nzaguha amafaranga menshi ashoboka tugende nkuvure uzashaka n'icyo ukora tugende nkuvure uranyumva neza ndiye muri kintu natekereje iki ngiye ndabona ngiye kwinginga uriya mama w'impanga nanyemera ko tubana niyo nzabana nawe undi we namureka namukodeshereza nagira gute ariko byira mbane na mama w'impanga kubera ko nzi neza ko namuhemukiye ariko uyu munsi ari ugusibanganya ibyo byose aha afite umwe barya ibihiye koko ariko seka nkubaze umuntu aragiye amaze imyaka nkasa araho ngaraje n'umutwe ashoreye abana ngo nabana ubundi urabizi neza ko bari abana ari abawe gusa ubona musa
Rugura urabyizeye ngo ni abakobwa bawe. Njye reka nkugire inama ngiye nka Kate. Abagore b'ikigenda bazi ko nanjye ndizi. Yaza akanaguturura rega. Ese iranze urabona inde mugore wakemera kuyihomba. Uzi nanjye bo bamfite amahirwe aranenda gato. Nyateye kuba ari yawe banza nayo no kuyigushyiraho. Iranze urayibona ute? Gusa reka nkugire inama nk'inshuti yawe urabizi twabanyigiye. Fata bari abakobwa, wafata imisatsi yabo, wafata inzara zabo, ntago mbyitayeho. Ugenda ukoresha DNA test umenye neza ko ari abawe. Urebe ko muhuje 99%. Naho ubundi bazagutura ndabona ejo nanjye nzaza mu bandi baza kugushyiraho da. Okay. Koze cyane kugira nama. Nama yanjye urayubashye uzabikora. Niyo mpamvu nawe ntacyo uzamburana. Njyewe mwemereye kugushakira imisatsi yabo nayibona ntabwo nayibona. Urakoze iyo ni inama niyo nama ni nyamibwa. Ntacyo uzamburana. Urakoze. Se ubura komeza kundakarira kugeza ryari? Mfasha urivumbuye urandakarira basi urabona biri burangire gute? Ako ndimo ndibaza. Ndakwita sister, ndakwita sheri, ndakwita nabuze igisobanuro cy'ibintu byacu pe. Ubu ndi nacanzwe cyane. Cyo kuza nakubeshye nakwanze pe. Nyine nta kibazo uranyita uko ushaka. Kwerega ntago ari amakosa yacu. Wanyita sister, wanyita sheri. Ibyo ushaka. Ibyabaye byose nta ruhare ngiye nawe twabigizemo. Gusa nyine nawe ariko ntukifate uhite wivumbura urakara. Urabizi neza ko ari we muhungu wanyigishije gukunda. Urabizi ko ibintu by'inkundo nabyo nari nzi nabyo nari nsobanukiwe. Nifata ukarakara ukanjugunya bizagenda gute? Oya. Bishoboye kuba ibintu by'urukundo atari ibyanjye pe. Kuko wongerageje gukunda uwo ari we wese. Birangira n'undi bitabaye ntacyo ngezeho. Rero ndabona ko kuzabyora n'ubundi burundu nta kamaro kabyo. Niba nawe nagerageje gukunda ari bibaye. Ese ko isubyizera ibira bintu wumvisha? Ndabyizera sa ababyeyi babiri twibwije bwabo. Oya ngenda avuga birabumvishe kuri phone. Ura muntu twavuganaga. N'ubundi ngewe nane sahura ariko nsobanura ubundi. Gute wifata umwana twabyanye ntari nanabizi yuko wamumpisha. Ukagenda ukamumpisha neza akwagiye ugira umutima. Nga ushaka kumbwira impamvu. Nyine banza wumve ukuntu byagenze. Ni inkuru ndende ni ibintu bikomeye ntari kwifata ngo nze mbiguture uko mbona. Ubundi uribuka cyagiye turi kwa muganga. Mbere yuko njya kwa muganga kwanza urabizi ibintu byose byabaye muri iyi. Twagiye kwa muganga havuka umwana umwe arapfa nkuko babibabwiye. Nyuma y'amasaha make ibintu byagoranye mbona ngiye gupfa undi mwana aravuka. Ntwita abana babiri b'impanga. Uwo mwana rero amaze kuvuka urabizi nawe impanga yanjye mu bitaro bari bambwiye ngo yasaze ngo arimo arashaka kunyica. Nahise nkora iki? Naramufashe umwana wanjye nibyari muhundi mugore ndamubwira ati mbabarira. Uwo mugore nawe yaramaze kubyara umwana upfuye. Ndamubwira ati fata umwana wanjye umujyane nzajya nguha amafaranga umundire. Nari gukora iki? Umbwije ukuri sheri ari nkawe nari gukora iki? Nari kuvuga ngo mbyaye umwana, nari kubibwi impanga yanjye bari kumbwira ngo mu bitaro yasaze. Nayandi mahitamo nari mfite. Ubwo ntago ari inkuru himbye. Baryari nkubeshya se.
sheri ariko mba nkumva pe ariko ntawe uzabigerageza ubimbwira hakiri kare nese nk'ubwo ko warabimisha ubwo umusaruro wabyo cyangwa se amaherezo yo kuzaba yayo nyine wewe wibifata nk'ibyoroshye uri kumva byoroshye wowe nari kuzankubwira ati ngo ufite umwana ese sinari kukumva gusa nyine bebe ndagukunda cyane pe si okay niko nanjye urabizi ko ngukunda icyo nicyo kibazo nese wakiriye gute nyine ko ufite umwana sheri nabyakiriye hakiri kare rega no nabyakiriye kuko usanze n'undi ari byo ndimo ndibazaho umwana yega n'umugisha ntawamwanga kandi turi kumwe tuzamurerana si nicara gutya nsanga ameze ni karibu Tojite neza. Meze neza. Wewe bitese. Agira umworo. Yo. Meze neza. Meze neza. Karibu. Ya. Bitese. Yo cyangwa se ni byiza cyane. Yego. Meze neza. Umva. Meze nk'uko meze. Ntabwo nzibona nk'imbere umeze gute? Aho ukuntu ugaragara inyuma ndabona umeze neza. Oya nanjye meze neza. Hanyuma se ko mbona uri hano wenyine abandi bari cyangwa se bane bahari handi barahari. Ahubwo umva nyine nababwiye ngo uyu munsi nyine mfite umushyitsi bari bamaye n'uruhushya. Ukora nyine wowe bibereye mu byabo nanjye nahindanga nyine gutegereje. Hako bibera ahantu heza shaho. Wibera ahantu heza ahantu bagomba ubwisanzure bungana gutyo ukagira abashyitsi bawe bakaza kugusura nyine bakaguha umwanya uhagije usumva atari abantu beza Use ni heza cyane heza pe ya reka mvuga ngo ni amahirwe nyine nagize nkagira amahirwe yo kumenyana nawe ahubwo baburetse akana nibagiwe navuze amagambo kandi umuntu ukigera ikintu cyane no kumwakira rero reka navuze ko ntari buryo saa sita utaraza reka nze kandi muza none ubundi tuganire dufite n'akana nagutinze wihangane ibi ngibi nyine urumva ntabwo narya inshuti inyama zabaye nkeya ariko ni karibu. Okay, murakoze cyane. Usumva hari ikintu wama nka cyanga. Yo. Nukuri rwose. Yewe wari umeze neza ariko. Meze neza. Kucyo kunywa umwe iki? Ntago ari ngombwa.
icyo kumva oya ameze neza nubwo ubona uko nanze kugusuzugura ahubwo ugenda uzana ikiko dusangire. Isahane se niba igiye ni kariho ariko ese ko wari ugiye kuzana ikiko tugasangira kambanza ngufashe ikiko zanjye barakonye tabirasha ariko mwana nuko rwose ro mwari pe naho iby'igihiko njyewe ubundi iyo nambaye no kabutura kiba kirimo nari nkibuze iki nicyo ndisha. Umeze neza ariko imeze neza biraryoshye rero ndumva biryoshye ubundi turabaye barimo numva birabishye ariko turi gusangira biraryoshye cyane pe yowe dogiteri ubu ambye twari dupfuye ubusa uryoherwe. Urakoze cyane nawe uryoherwe. Bon appétit. Hanyambwira bon appétit. Bon appétit. Kosa uko njye nyihorana yewe ari nkubeke. Sha biraryoshye pe. Ubundi buriya rero no tayibizo saa sita uzaza. Nzajya nza dusangire kenshi. No kuri pe. Ese wowe iwanyu ni hehe? Iwacu ni Burasirazuba. Ubu ni uba? Oya mureri inaha i Kigali. Ubana nande? Ndibana. Ese ugira umukozi? Yego. Ndamufite kubera urumva nyine hari ukuntu ubona umuntu wenda ranjangamba nikorera wenda akazi kahariya ariko burangiye ni wawe ntajya ngufasha nanjye uba twenda nko urona nko kwa gatandatu arigiye nakora anga bagiye gusenga akujya nyaruka nkaza ngufasha utu undi nkigarukira kubwo mufite oya iwanje ibyo siko kazi kawe kuko hari ubikora tukumya turya sha bino biryo biraryoshye cyane pe byakunaniye oya uzari nkanjye mbona bimaze kare ahubwo nuko nanze kugusuzugura ariko nari mvuga so ntacyo bire kugana birya mu kanya nta kibazo pe ntago buriya kugira ngo buriya binagira hari igihe buriya abantu b'abaganga ntago bino baba barabimenyeye ushaka kumuwaza kamari ko nakikundiye siko mundi bikomo uretse nkambaranye n'isaha ngo uri kuntu ari byiza nanjye nabaye umusirimu aka rero gafite igisobanuro kinini kuri njyewe nta muntu napfa kugaha se nanjye nagushakira kandi genda kumera nkako ariko kataraka nta kibazo niba byose wanguriye ndabishima rwose nase nuko naje nsa niba warakoze gusa ariko urasa neza byose ni ukubera wowe ambise nibuka umunsi wa mbere nakubonye nubwo nsa naho nagutunguye ariko nyine ariya yari amaraso y'ubutoya nkuko nari kubwiye gusa ndongeye ngusabye imbabazi nivuye ndiho rwose reka mubwire nubwo nari naravuze ko nawe twahurira nawe kubitisha inkuba n'izina ryawe ariko kubera urukundo urugwiro ibintu by'ubugwaneza kunyitaho wanyeretse nyimara kuza sha narakubabariye nanjye narongeye nibonamo isura y'abantu urabizi ko abantu bose nakubwiye ko wajyaga banyita umusazi ariko urabona ko ndi mama nawe ukaba uri papa nubwo nyine bitakunze ngo tubane ariko ntacyo ubwo twabashije guhura ibitangaza bidasanzwe biriya byose biriya n'Imana yabikoze kugira ngo umenye abana bawe byanze bikunze erega burya ngo ntayiyoberwa iyayo
uko byagenda kose se ariko ubundi waretse njyewe nawe tukibanira kuko n'ubundi abana bacu basizoye ngo ntibarekana ariko kandi nanone turamutse tubanye njyewe nawe byibura wagira ngo ukikanga ukavuga bati aba ni ababyeyi bacu kandi twakoze amahano byibura tukareba uburyo inzira twanyuza kugira ngo tuzibire ayo mahano nubwo wenda byarenze ariko ntibirarenga cyane nyine amakosa yarabaye nkuba nubwo byanshimisha ariko ntabwo nakwivanga mu by'ubuzima bwawe n'umugore wawe njyewe ubundi ikintu nashaka cyane imiryango amwe byatuma tutaniganirira ariko none gusa neza urasa neza pe umva uzi ko nakuyobewe ntibagiye kubikubwira ahubwo wambwira vugisha ukuri sha ndakubonye ndibaza se niwe si ibintu kuri wambaye neza urasa neza urabona nyine wahindutse wabaye undi muntu yego kuriya urabyo najya nkubwira nanjye ndi umuntu w'umugabo wumva ndi gushaka n'ikintu ushobora kuzakoresha cya ejo bundi nanjye nazari natsaza ncunga ibipangu by'abakire si wumva utangiye gutekereza neza sinavuga ko neza ariko nubwo ari make ariko buriya yehuriye njye mba ndatekereza sha utangiye gutekereza neza pe iyo yari ingingo ya mbere indi ngingo ya kabiri rero urumva nyine ni byiza ko ngiye kwicarana nawe noneho gutya noneho atari kuri gate nta rusaku nta nduru na za mbwa zajyaga zirwa zimuka uyu munsi zanyubashye ntayigeze ivuga yego none ndagira ngo tuganire bya nyabyo ibintu ubushize wambwiye wari wabitekerejeho nabitekerejeho ndumiwe none se ambwije ukuri njye ntabwo nkunditse ndamutse nk'umukunzi bashobora no kunyica kuko nshaka kunyicisha oya none se sinjye wabikubwiye ko ngukunda abisubiyemo we ninjye wabikubwiye ninjye wagusanze ninjye waguhamagaye ndakubwira ndagukunda kandi nabikubwiye nkomeje ahubwo nategereje igisubizo cyawe nta kintu urambwira nanjye umutima mba numva nagukunda ariko ndi nkabona nawe nisimba kurusha oya ahubwo dupanga ko turi bubonane ndibaza nyine nanjye mfite amatsiko ese ni yego nyine buriya nyine unyihanganire ko nyine nta kubukozi kaba kaziyemo ukumva ariko buriya pe utagukunda keretse shitani ntari umuntu muzima akaba arimo imana simva kuntu yatakanga kugukunda nanjye nakanga kugukunda nishingikirije iki ndi muntu ki nese uransubije uri kumbaza ni yego ni hoya njye nshaka ijambo rimwe uko unsubiza ikintu kimwe unsubize nabitekerejeho ni yego cyangwa se ni hoya nyine nsubiza ikintu kimwe ntaravuga ikintu kimwe kandi wajya mubaza ikindi kuba n'iki cyatumye nkunda rega buri urukundo rujyaho rushatse urukundo nta mpamvu rugira yewe urukundo nta mashuri urukundo nta kintu na kimwe rusaba kora umunyamahirwe nimba ukunda gukunda nimba ukuri hafi pasi mubera uri umudogiteri gusa nyine nawe nabitekerejeho ndagukunda kandi cyane
yego se mukuramo isukuri cyane nawe urankunda ntabwo wabyumva kubona abana banjye nawe kandi byaranshimishije kuba waramenye abana bawe urabona nariya mahano yabaye buriya njyewe n'abana banjye dufashe inzira tukigendera tukajya kuba ahandi kure biriya bintu byazimangatana nta n'abantu babimenya ntabyo ku bana Roza ntega amatwi kandi ubyumve neza ntabwo nshaka gushyira amarangamutima yanjye ariko Sabrina uribona nta kantu k'agakundo na gakeya nkimufitiye kuko buri ibintu yankoreye birenze uko bitekereza kugira ngo abyare umwana amusigane afite amezi 7 yaragiye kuzura aribwo amukeneye gusa amahirwe nagize nuko nahise mushyira ku mfashabere nyine kuko nta n'ibyo yaragifite aragenda aje ejo bundi aho reba ukuntu Fred angana ngo ndaje ngo ese umutima nawe ubona ubwumvikane buke bw'ababyeyi bujya bugira ingaruka ku bana nibyo ibi ngibi ubona turimo guhura nabyo buriya iyo wenda ko bigiye mu rukundo rwo mu busore bwawe ukaba umukunzi w'umukumu bwanjye buriya bikunda ntumpamukire kuriya wenda tubareba n'ibyo ariko banarabyaye na Fred ariko nyine kuko bitakunze nyine ubuhemu bw'ababyeyi ubwumvikane buke reba ikintu biri mu kubyara kubera ko rero Fred yabonye nyina urumva wowe twabana hano uramutse ubinkundiye twamara kubana hano we Fred na nyina nkabakodeshereza ahandi bakabana ibyo byadufasha sheri ibintu wabitekereje nanjye ngaho mu mwanya nzabitekereza biganirizeho n'abana numva ikintu bitekereza hanyuma nzaguha igisubizo sibyo nanjye urukundo rwanjye rwaragarutse mukunzi kuko nyine mba nifitiye ubwoba reka nzabitekerezaho tuzareba igisubizo cyabyo kandi wabivuze bino bintu wabitekerejeho koko ubu urashaka kumbwira ko umwana nkawe wakuriye mu bakire uzabasha kuba ubuzima buciriritse nakoze baby nk'ibyo byo bihuriye n'ibyo tugiye mu nimba narakuriye muri ibyo bintu sibyo ngomba gusaziramo sibyo kandi ikindi nanone baby basi banzu nyumva sibyo mbabara tugende tuve mu rugo ikindi kandi nanone ntabwo badushaka urabizi ko turwanye mu runo rugo barwanye urukundo rwacu AAZ kubwiyo mpamvu rero ngiye ntabwo naguma hano kandi ikindi nanone tugomba no kurengera umwana wacu ukumva akazabaho ubuzima bwiza arirwa na se na nyina aho kugira ngo aza kure mu runo rugo babirwa badutunganya bakuvugira aho baby uzi uburyo bimbabaza nyine ngenda byumva pe ariko ntabwo mbizi nimba bino bintu twabitekerejeho neza ntabwo nzi nimba tutari gukora amakosa pe simbizi nimba nta makosa turimo usibyo nta makosa turimo ahubwo turimo turatinda urabizi ndagukunda n'ubuzima bwanjye bwose pe ikindi reka tugende dufunde ubuzima bwacu dushaka ahubwo na pasiteri adusezeranye dukore ubukwe bugize Imana tugereke Imana rurema niyo izabiha umugisha naho twebwe nk'abantu ntacyo twakwishoboza shabe mwongere gucika intege wanjye sheri wanjye umwana wacu n'ibiki ko mwana yenda byumva twahisemo kugenda pe nta nubwo nenda gusubira muri iyi nzu yego nibyo ngibyo ariko ndi kwibaza wowe ubwawe bitekereje tutazagera iyo tujya ugatangira kunshyiraho amakosa bebe ndi umuntu mukuru kandi ndi umuntu w'umugabo sibyo ikindi kandi nanone n'umuntu w'umugabo agomba gutekinga risike ibimuhaye byose akabyakira kandi ntukarire iyo urize ntabwo ugaragara neza okay njye icyo nshaka ni ukubaka ubuzima bwanjye n'umwana
nawe niba tu kandi Imana iravuga ati urukundo ruratsinda sibyo utasona nyoko ukatorongera ukagenda ugahiga urukundo warubona ukubaka nyine nibyo turimo rero tugomba kurwanira urukundo rwacu n'umuryango wacu n'ishema ryacu kandi ntabwo uri umwana muto ngo bazafunga bifashe umwana ku ngufu sibyo nyine ndabyumva ndanakumva 100%, ariko ikibazo na hano muri uru rugo ntabwo nyine biyumvisha ukuntu njyewe nawe dufitanye isano tukaba tugiye kubana. Ubu ndi kwibaza aho tuzajya aho bazabyumva, abantu bazumva inkuru yacu ntibazadutera amabuye. Mbwira ikintu kimwe nako ni nko kukubaza wigeze ubona urugo rwubakiye ku magambo cyangwa ku mabwire rwateye imbere? No, nta n'urwo nabonye rwubatse neza, aho nakuriye narahakuriye ruba rwubatse ku musenyi. Rero kandi ahubwo njye numva no kuba duhuje amaraso bwabyo twakagiye umujyi umwe, inama tukazigirana, umwe akumva undi, nta mugabo nta mugore, turi umuntu umwe kandi urwo rugo ruzakomera. Njyewe sinzi impamvu njye ngira icyizere cyinshi. Ubu inzara nikwica ntabwo uzarira. Sheri nese kubiseka nese ndabiseka n'ubu bwanwa urabona umuntu wo kwicwa n'inzara kugira ngo mve mu rugo njye gushaka amafaranga cyari cyadutunga n'umwana. Ndi umuntu wo kuboroga ahubwo ari njye ahubwo akaguhumurije. Njyewe gusonza ndabimenyereye, kubwirirwa ni ibintu nakuriyemo nta kibazo. Sheri ntabwo uzanyica n'inzara. Ahubwo ikibazo ndi kwibaza inzara nikugeraho, iyi myenda yawe yose tujyanye igashina n'amafaranga ufite bizagenda bite? Sheri icyambere ni umubiri, naho ibingibi bivuze ko biva mu nzira bivana kuri 6 umuntu akagura ibindi sibyo. Kandi ibingibi narambara gutya nuko mba hano muri uru rugo sibyo. Ndimo ndahiga amafaranga ntabwo natsapa gutya cyangwa ibiki. Ngo reba izi ntoki za ubu zabasha ikiyede wowe. Aho uziko n'ikiyede n'isuka nayifata nkahinga. Kandi baravuga ngo icyo umutima ushaka amategura rero basezeranya ko utazanyihinduka. Baby, trust me. Sibyo. Ahubwo wait. Sinanamuka. Tugenda. N'abandi mujyanye ntabwo meze neza nta kibazo. Umva aferi ni danje. Umva njye nta mikino ngiye muri diro nyijyamo neza cyane. Ureka gituma tumwe gacupa warambweze ubu barandaje mpinize agira ngo ni cya bindi cy'amabere. Noneho nta makuru ufite. Yaragiye avuka ari wa mugabo gusa ni warabukwa. Ntabwo utekera ko ntabwo man uyu mwana n'uwanye tinda n'ubundi yiriye birahura neza. Nyine ko tarishize mutabana wo bibora avu we nta makuru ufite. akoresha n'imiti. Oya ntayo ni ukuri kw'Imana n'ubwenge Imana yanyihereye. Abakire n'abana beza murabambira ko nta dagara wakuye iburundi gihe wajya ni ukuri kw'Imana nta ndagara nigeze nkurayo. indagara nyine ndavuga umuti ntawo ahubwo vuga ngo Imana yabigiye n'ibijyamo neza avuka asa n'uriya mugabo neza. Noneho ikiza cy'abakire rero ntabwo kizi, nta nubwo yanatekereza ngo ajye no gupimisha ADN. Yakongora mucuritse ngo wamuhaye gahunda yumvira byokera avuga ati umva umugore n'uw'ingondore ahita nabyarira. Umva ari mu byishimo ngo ariko nyine narahageze biserero ngo namutanye umwana ngo none ngo ncunze umwana ngo amaze gukura ngo none ngo ndagarutse nyine ariko nanjye mbyitwaramo neza. Uri kumva? Ikintu rero kiriho
ikintu kiriho urabona ko twazikinye neza, urabizi umwana n'uwawe kandi urabizi twamubyaranye uri umukene, ntabwo nari kujya kukurusha nzi ubukene bwawe, urabizi ko nahise menyana n'uriya mugabo ndifite iminsi 2 nta nubwo yabikeka habe. ariko mbere yo gukwiye ndashaka ko nzaguteza ibibazo ugomba kuzajya buri kwezi nibura umpereza inoti ya $100 kandi aribyo ndimo shaka imitungo uzinza babamo uzetaje babamo, ariko nyine mu gihe nyine niyo mitungo itaraboneka kinywereza yo kunywa agacupa ugasa agacupa wakabura mugabo mwiza. kandi zibiri zose twagiye dukinana kandi ugomba no kuzajya rimwe na rimwe wiyiba gutya nawe ukaza kongera ukaza kwita kinovera cyawe. Hari ikibazo se? ahubwo ikintu ndatekereza ngewe nzaza nje kukureba nkuzanye n'udufaranga duke, hari udufaranga amaze kumukuraho, noneho nze tubikore, nzaza nzi neza ndiko ndi mu gihe cyo gusama, noneho ariko uzi ukuntu byara abana beza, noneho nindangiza nze ndi mu gihe cyo gusama, noneho tubikore mite mvaho ngaho mita nawe muha. Ariko aho mu cyaro nta network ihari ko numva ntakumva neza. Ndakumvise. Reka nkubwize ukuri, uyu mugabo ni umukire tutamukuyeho amafaranga, twaba turi mu mwijima cyane rwose. Ndagukunda ariko rero finale ngewe bijya bincanga, finale irancanga. None se bari abana tuzakomeza tukabyara, finale nzababwiza ukuri cyangwa nzabihorera kuri uriya mugabo? Cyangwa nzasige nanakirangije nze twiyubakira urugo ko ngukunda. Sawa rero reka turekeraho, ubwo tuzongera kuvugana, wowe uzajya ureka nguhamagare kuko mba mfite umutekano wanjye uhagije. Ushobora kumamagara turi kumwe ugasanga turaraburije, wowe uzajya ureka nguhamagare. Uzajya ureka nguhamagare kandi n'ejo nzakohereza 20,000. Oya sheri, oya ni 20 kuko ntabwo ndamukuraho neza dufaranga. Kanga mujisho ni kanga mu kanwa nayo 20 uzapimyanyohereza ntacyo bitwaye. Sawa sheri wanjye bizu. Ndagukunda.